numva naciragura intoryi nizo ndya ndetse ibishyimbo biranuka yewe indwara se we ko ndeba wasize agahinda utwanjye twose yaraturiye yaratumaze nta mwana niyo mpamvu mbona wakenyeye n'ibinyurane wewe uravuga ibi ngibi byo kwambara ubu ngubu sinyibone cyo kurya ntabwo wabyumva ituntu twose yatumaze ko ariko nari nabikubwiye ngo ugume mu isezerano urabyanga Imana itubwira ko iduhaye abana twari kumwe rwose ubwo wihangane cyakora ugumye utegereza ariko si ubwo wagarutse mu gakiza ko Imana igira imbabazi wagarutse koko ko Imana yibuka isezerano ryayo Pesiyo rwose ugenda ubitekerezeho niba wiringiye abapfumu bikanga ubishatse uwongera ubitekerezeho twambwiye ngo urarwaye urwaye ntabwo mbizi gusa nuko mbayeho ni ubuzima mbayemo nanjye simbizi igicaniro cy'Uwiteka kiri hano we igicaniro cy'Uwiteka kiri hano haleluya igicaniro cy'Uwiteka kiri hano we igicaniro cy'Uwiteka kiri hano yewe ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we icyo gicaniro haleluya amen haleluya amen ishimwe haleluya amen yacu ni ishimwe cyane reka dukomeze n'izindi gahunda twumva ijambo ry'Imana turasoma muri Zaburi ibice byaho ni 25 haranditseho ngo ibice byaho ni 3 ngo siko bizahora kuba mutegereza ngo kandi nawe mwiringiye uzakorwa n'isoni haleluya amen ngo nawe wiringiye Uwiteka uzakorwa n'isoni haleluya amen twaje gusenga aha ni Imana igitwusubiza aha niho tujya twumva gutabarwa kw'Imana hari abantu bazanye ibyifuzo bakijya hano bagatambuka tukabasengera kuko nabonye Imana igi dusanga ikagira icyo kora hagati muri twe haleluya amen rero haleluya amen haleluya amen umva muko ndumva Imana irimo mbwira ngo hari umuntu wari ufite ikivuzo cy'umugabo nigire hino musengere none se n'abakaranitse bivamo ibyo ngomba numva amezi abiri yaburaga ngo nkaranike mana we ni wowe ndeba mu maso umva uko Imana ivuganye nawe Imana irambwiye ngo warihanganye haleluya ngo nizagukoze iguhaye umugabo mu mezi abiri ngo nkaranike mana ushimye haleluya Mana nyir'ingabo ndakwinginze uyu ni umugaragu wawe hari ibyo umuremeye reka igihe n'icyo azagaruke aje kugushima byose mu izina rya Yesu urakoze amen haleluya haleluya amen nishimye namwe mufite ibyifuzo bitandukanye Imana irambwiye ngo mwihangane nimucogoye ngo no kubikora izabikora amen haleluya haleluya amen amen numva hari Imana iri kumbwira ngo hari umuntu wazanye ishimwe ngo kandi ntiyatadashimye nawe niba hari reka tumuhe umwanya haleluya amen yavuganye nanjye haleluya nabwibeshya izabisohoza yavuganye nanjye nabwibeshya izabisohoza yavuganye nanjye umugisha nabwibeshya izabisohoza yavuganye nanjye nabwibeshya izabisohoza haleluya amen amen shimwe haleluya amen Imana ikubwiye kuriya izabikora ntabwo nyikaranitse haleluya amen
muyikomero nkibeshya. Haleluya, ndashima Imana rero ubushize dusenga yavuganye nanjye, mfite ibyiringiro ko hari ikizakora. Ubu mfite ishimwe rikomeye, yambwiye ko izanteza iteka, yambwiye ko impaye promosiyo, ubu ngiye gukorera muri diaspora. Haleluya, Imana ishimwe rero bizabaho. Imana muyigumeho. Haleluya, muyigumeho ntibeshya, izabikora. Uragirira ikize, ndagiye rwose ejo ndaba ngiye namara amezi 3. Mana ishimwe rero muyigumeho, Mana ntibeshya. Muyikomereho, muyikomereho. Muri kubona ntarabyibushye se? Ndategereje. Haleluya, ishimwe. Amen, amen, ishimwe. Haleluya, amen. Yesu wacu arakoze. Ndabona tugeze no ku mwanya wo gusoza, reka dusengere gutandukana. Mana tugushimiye ko wabanye natwe, Mwami Imana hari ibyo dushezeranyije kandi twizeye ko uzabikora. Bizabane na mwene data azagaruka gushima mu izina rya Yesu yakoze. Amen. Mana ishimira bikoze kabyarana. Muraho. Uraho se? Uraho neza. Umeze ute? Umeze neza. Ntabwo twahirukana. None se wambwira ahantu nakujyanye kuri wa muvuzi byaraciyemo? Nyine wa muvuzi nubwo nyine nta kintu cyahinduka ariko ndacyategereje. Uzakunda buriya wihanga ukomeze itegereze. Uriya muntu nakubwiye ko avurereye. Nta kibazo. Kijya muri byandi by'amasengesho. Kabirabyo nuko wongere rwose. Wari warayobye. Ye nahaba uragira ngo ntiwari uhombye. Yego ngubu n'umuganje tubanye neza nta kibazo. Kubera nyine uramuvuzi. Ntago reka ngiye njya mbeshya. Alice rero nkubwire bumvishe Imana. Aha nayumvishije. Imana yacu irakora. Akubura mama bebe nguko nawe ngo ujye ureba ngo kwa kundi ariko buriya nta kuntu uramuna bafite amakuru. Umva tuza wowe wizera Imana gusa ubundi ngo urebe iby'Imana igukora. Ariko njyewe ntabwo nirava kwizana kwihanga kari ugira amakuru yanjye ko kari ubizi byo kimbura amezi 2 ngo nkaranike. Imana irareba ntiyerekwa rwose. Uriya mukozi w'Imana ni bwa mbere ahanuye. Vuga ko atarabira Uyu umusangu umwibarize we arandebera we. bagiye hanze ngo barango bari mu by'Imana buriya. Uretse burazabona umwana. Ndebera urazamubona. Ngo Imana yitwaje amashakoshi ya Bibiliya. Warakoze kunjyana kuri wa muvuzi. Rega njyewe ngenda arangira umuntu umuvuzi. Noneho ahubwo se wamboneye wa mukobwa w'imisatsi. Wundi ntabonye. Reba ngo urango yabuze umugabo. Arabura amezi 2. Gagire imyaka 40 n'ifunze. Gahore. Uwo muntu urambwira. Niyo namfite papa ari umusaza sinamuma. Ngo rwose na papa we naga mukwiriye. Uriya ngo Imana ubwo azabona umugabo. Nawe yabona usura muntu uramona yabona umugabo. Iyi Mana yacu rwose tuyizere. Aha nanjye ndabyizeye. Ubwo ugiye hanze Imana ishimwe ubwo nanjye byanjye nibyo bitahiye. Ntiwabyumvise? Gusenga. Basiraza. Ndebera koko. Ubwo wabamboneye. Wabonye wa mugore wari ufite amashakoshi na Bibiliya urayabuze urubyaro. Arasenga ahora asenga. Ari kumwe mu masengero. Ingo umva nagize Imana mbizima. Warakoze. Umva nukuri njyewe. Wenda nubwo bitarati. Thank you.